ntago tugira byose bakundwa. Umwe ashobora kuba arira amafaranga ariko undi arira umwana, undi ashobora kuba arira umwana undi arira ikindi runaka, undi yewe ashobora kuba atarira umwana ahubwo arira uburere bw'umwana. Yesu ashimwe cyane. Igihe hano umwe arira ko atabyaye undi ararira ko yabyaye umwana akamunanira. Mbese buri muntu wese aba afite ikintu gikomerekeje umutima we. Gusa iyo umuntu afite igikomereke igihe cyose ahora yibaza ngo niwe ukomeretse kurusha abandi. Nagira ngo mbabwire hanze aha ubuzima tunyuramo bubamo ibikomere byinshi ariko nta wundi wabasha kubyomora. Ni umugabo witwa Yesu. Uyu mugabo witwa Yesu waje agatamba igitambo gihoraho, niwe ufite byose mu kiganza, niwe ushoboye. Twabonye Imana ikiza abarwayi bari barihebye, twabonye Imana itanga, twabonye Imana ihindura amateka. Nagira ngo nkubwire iminsi yawe yararangiye wowe iyo wishyiriyeho, ariko ntago iyi Imana yari yarangiye. Reka tubashimire mwese abadukurikira muri uyu mwanya, tubasabira umugisha w'Imana. Ni iby'agaciro kuba turi kumwe namwe. Turashima Imana y'amahoro itwemerera umwanya kuko n'umwanya w'agaciro benshi batabonye ariko twe twabonye kubw'ineza y'Imana. Suko hari ikiguzi twatanze ahubwo n'ubuntu bwinshi Imana itugiriye. Turashima Imana y'amahoro rero ariyo data yadukujije ikaturemeka tugerekaho ubuntu bwayo. Uyu munsi tukaba turi amahoro. Biradufasha kuvuga imirimo ikomeye kuko twarayibonye. Hanyuma munyemerere rero abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabira umugisha w'Imana kandi tuvuge tuti Imana data ibahaze ibyiza, haze kwifuza kw'imitima yanyu, ibahaze uburame kandi wumvuguwe neza n'umuryango wawe. Urebe iyi video Imana igumugisha. Nge Ndikuzo Emmy tubana kenshi mu biganiro bitandukanye, na n'uyu munsi turi kumwe rero sinzacogora kuko Imana yarampamagaye nditaba ariko maze kwitaba nemera kuyikorera. Hanyuma rero uyu mwanya ndi kumwe n'umushumba, umubyeyi kandi umwigisha ndetse akaba n'umutoza. Imana yaramuteguye kugira ngo imushyiremo iby'ubutwari n'ubuhanga. Niyo mpamvu rero turi kumwe muri uyu mwanya. Munyemerere rero mu kanya gato cyane mbere ko mwakira musabira umugisha nanjye nce bugufi hanyuma dusenga Imana. Data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe no kurinda kwawe, kandi ni koko twabonye neza yawe. Suko twakoze imirimo myiza, suko twakiranutse ntitubikesha ikindi ahubwo tubikesha ubuntu watugiriye. Habwa icyubahiro kuko twemerera umwanya w'agaciro. Turi kumwe n'umujakazi wawe yicaye imbere y'imbaga nini, yicaye imbere y'isi yose, agiye kuvuga abwirizwe na Mwuka Wera kuko ibiri muri we ntacyo byamarira abantu atari data bishize muri we kugira ngo bitunge benshi bamukurikira muri uyu mwanya. Reka rero Mwuka Wera aze kuri we amuha iby'ubwenge byo gutunga abantu bakeneye kandi akomereshwe nawe kugira ngo amagambo ava mu kanwa ke abe umuriro utwika ibidakwiriye, abe ubuki bwomora abikwiye komorwa ndetse n'ibikomere. Data urakoze kugize neza. Umuntu wese uri kureba iyi video mu mugisha n'umuryango we kubw'uyu mwanya yemeye gufata kugira ngo akurikirane umukozi wawe ku butumwa bwiza agiye kugeza kuri benshi. Urakoze kugize neza. Mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen. Mushumba rero tugira umugisha wo kubakira muri uyu mwanya kandi hari byinshi data ashize kuri mwe byahumuriza isi yose muri rusange abadukurikiye. Munyemerero tubakire tubaho umwanya kugira ngo noneho mubashe kuganiza isi yose muri rusange kuko abadukurikiye ni benshi. Karibu. Murakoze cyane. Ndabashuhuje abantu bose badukurikiye kandi Emmy nawe Imana iguha umugisha. Urakoze cyane kuba Imana yaraguhamagaye nk'uko wabivuze kandi ukitaba kugira ngo ukore umurimo wayo. Ni iby'igiciro. Imana iguha umugisha n'abagenzi bawe mukorana bose. Rero ndabashuhuje abari hirya no hino ku migabane itandukanye. Amahoro ya Kristo abane namwe. Amazina yanjye nitwa Ntumurize Joyce, nkitwa na Mama Munyana. Ayo ni amazina yanjye. Nkorera umurimo w'Imana muri Worship Center i Kanombe. Ndashimira Imana ko nanjye Uwiteka yampaye agakiza ke k'ubuntu. Ndamushima. Yesu ashimwe cyane rero. Akanya keza nk'aka tugezemo, umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, wo guhumurizanya. Jewe nk'umuntu ntago nabasha guhumuriza undi muntu kuko tuzi no kuvuga ngo komera, ihangane. Ayo ni amagambo tujya tubasha kubwirana ariko ntacyo ajya akora mu gihe cyose iyo Kristo atari uhumurije umuntu ntago yahumurizwa.
Yesu rero nashimwe cyane. Umwami wacu Yesu ikintu cyamuzanye yaje kugira ngo abarushye baruhuke, abakomeretse bomorwe, abafite ibibazo bikurweho. Nta kindi cyamuzanye, yaje kugira ngo imitima yacu ihumurizwe, yaje kugira ngo tubone agakiza, kandi agakiza ni ubuzima, agakiza ni amahoro, agakiza. Yesu yaraje kugira ngo tubeho kandi tubeho neza, tugire ubuzima kandi bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi rero aho tugiye kongera kuvuga ijambo ryo guhumurizanya, ndashaka ko tuza gusangira ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri, ibice 4 duhereye ku murongo wa 13. Niryo tugiye guheraho tuganira. Iri jambo ni inkuru y'umugore nk'uko tugiye kubisoma, ariko turasoma imirongo mikeya gusa. Abasomyi ba Bibiliya mugiye mukunda gusoma, tujye dukomeza. Niba umuntu asomye ahantu umurongo umwe cyangwa ibiri, jya uhera hejuru usome urangize icyo gice, uzajya ubasha kubona byinshi. Iyi nkuru rero y'uyu mubyeyi nshaka ko tuganiraho cyangwa se dusangira ijambo ry'Imana twifashishije iyi nkuru, yabonye guhumurizwa, ariko mu gihe asa nkaho yari yarabiretse, asa nkaho byari bitakimufasheho, yari atakibitegereje. Hari igihe umuntu aba mu buzima, ntari nasomera ijambo, ndashaka kuvuga ko hari igihe umuntu aba mu buzima akagera igihe akabwakira, akumva nta hirya y'ubwo buzima hahari, akagira ibikomere, akumva nta hirya y'ibyo bikomere arimo areba, agahora yumva ko ari ibyo. Ugasanga n'umuntu yarakijijwe rwose, azi ko Kristo ashoboye, ariko akagera igihe bitewe n'igihe yategerereje ibyo yasabye, bitewe n'igihe yumva amaze arushye, bitewe n'igihe, kuko tugira igihe cyo guhamagara Imana, twabwira Mana tabara, Mana kora ibi, Mana bihindure, Mana bigire vuba, Mana hanyuma ya vuba yawe ntibe, kuko vuba y'abana b'abantu itandukanye na vuba y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga rero igihe kirageze, ya vuba y'umuntu yarakeneyemo ubutabazi, yarakeneyemo guhumurizwa, yarakeneyemo gutwikirwa, ya vuba ntibe, noneho itaba, umuntu akageraho avuga ngo ubwo nuko byagenwe, ubwo nuko bizaba, ubwo nuko bizahora. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka kubabwira inkuru nziza. Ni ukuri Yesu yaraje ngo tubeho, Yesu yaraje ngo tugire ubuzima, Yesu yaraje ngo tugire bwinshi. Imana yacu iratuzi, idufitiye imigambi myiza. Reka nsome rino jambo navuze, riri mu Bami ba kabiri ibice 6, Abami ba kabiri ibice 4 ku murongo wa 13. Aragira ati, abwira umugaragu we ati, mubwire uti dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa umugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. 14. Elisa ati, tumugirire dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara, aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ntangira kuvuga, nasabye ndavuga ngo byaba byiza umuntu nsomye nk'uyu murongo ahangarukirije, wowe ukaza gusoma uhereyeho ugakomeza, cyangwa ugahera hejuru ugakomeza, ugasoza kino gice ukamenya inkuru yose. Yesu nashimwe cyane.
hano rero uyu mugore wacumbikiraga Elisa ntabwo ariho twahereye dusoma ngo yaramucumbikiye igihe kinini nk'uko abasomyi ba Bibiliya babizi, nk'uko n'abadasoma Bibiliya iyo nkuru bakunda kuyumva, iyo umushunemukazi wacumbikiraga Elisa akamwubakira icyumba hejuru. Nuko ngo umukozi w'Imana amaze kuruhuka abonye neza yamugiriye, abaza umugaragu we bagendanaga, aramubaza ati se twamukorera iki? Aramubwira ati muhamagara. Aramuhamagara, aramubwira turashaka kumenyekana ku mwami, ese ni ku mugaba w'ingabo? Undi aramubwira ngo oya, mba mu bacu birampagije, biranyuze aho ndi birampagije. Ngo aragenda. Undi arabaza ati tumukorera iki kubera ineza yakoze ko akwiriye kugirirwa neza? Ndagira ngo mbibutse hano, iki gihe mu isezerano rya kera umuntu yabonaga Imana anyuze ku mutambyi. Ntabwo umuntu yapfaga kubona Imana gusa, ahubwo yabonaga Imana anyuze ku mutambyi. Ubu rero muri iri sezerano rishya ryo tugenderamo rya Kristo Yesu waje agatamba igitambo gihoraho cy'amaraso, tubona Imana n'ubundi tunyuze muri Kristo Yesu, niwe mutambyi wa buri munsi. Yesu nashimwe cyane. Iki gihe rero bano bagombaga kunyura ku muntu w'Imana. Kino gihe uyu muntu w'Imana wariho muri ibi bihe yari Elisa, niwe wabonanye n'aba bantu cyangwa niwe wabonanye n'uyu mudamu. Hanyuma aramubwira ati nkukorera iki? Undi aramubwira atashwi birampagije ibyo mbaye muko mbayeho kurabaye, nta kibazo mfite. Ariko mu by'ukuri si uko uyu mudamu atarafite ikibazo yari agifite, ariko cyari cyaramugeze ahantu Bibiliya yatubwiye ngo kandi we yarashaje kandi nta mwana w'umuhungu yari afite, nyamara yaramushakaga, ariko yari yarageze ahantu ho yumva ko ibyo bibaye uko abayeho bibaye ari ibyo bihagije, asa nkaho atakimukeneye. Ndashaka kubahumuriza, ndashaka kugira ngo duhumurizanye, twibukiranye ko hari igihe kigera umuntu akarambirwa, hari igihe kigera umuntu agasa nkaho abivuyeho ibyo yari akeneye, hari igihe kigera umuntu inzozi yari afite agasa nkaho arekeye aho kurota. Ariko reka nkubwire inkuru nziza, ongera urote kuko Imana yacu irahari, ongera urote kuko Kristo yaraje, arahari kugira ngo atugirire neza. Uyu mubyeyi rero ntekereza ko yahoze afite umutima ukeneye umwana w'umuhungu, yahoze akeneye kubyara uyu mwana, ariko igihe kigeze abona n'umusaza aragiye, abona umusaza arashaje, abona ntago bigihari. Hano rero Bibiliya iratubwira ngo amaze kumubwira ngo ya ntago mbikeneye ibyo kumenyekana ku mwami, aravuga ngo tumukorere iki? Umugaragu aramusubiza ati ariko nta mwana w'umuhungu agira. Aramubwira ngo muhamagare. Aramuhamagara. Ikintu gitangaje hano rero nshaka kuvuga ngo duhumurizanye, tuganire kuri iri jambo. Iri jambo ni umutsima w'ubugingo. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, ni ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Hano ngo amuhamagaye, ngo ahagarara mu muryango, aramwitaba. Yagiraga ikinyabupfura cyane iyo dusoma Bibiliya. Ngo amwitabye aramubwira ati igihe gitaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Undi aramubwira ati oya muntu w'Imana wibeshye umugaragu wawe. Hano rero ndashaka kugira ngo tuvuge ku kintu cyitwa gukomereka, kugira igikomere ukakibana kandi warangiza ukakigira icyawe ukumva ko ari ibyo ko bihagije. Uyu mudamu ntago yarabuze ibyo kurya, ntiyarabuze ibyo yambara, yari yarashoboye no kubakira umukozi w'Imana ngo inzu yo kuruhukiramo. Mu buzima busanzwe mu bifatika yari yishoboye, ariko mu by'ukuri hari icyo yaburaga. Ntago tugira byose bakundwa. Umwe ashobora kuba arira amafaranga ariko undi arira umwana, undi ashobora kuba arira umwana undi arira ikindi runaka, undi yewe ashobora kuba atarira umwana ahubwo arira uburere bw'umwana. Yesu ashimwe cyane. Igihe hano umwe arira ko atabyaye, undi ararira ko yabyaye umwana akamunanira. Mbese buri muntu wese aba afite ikintu gikomerekeje umutima we. Gusa iyo umuntu afite igikomere cye, igihe cyose ahora yibaza ngo niwe ukomeretse kurusha abandi. Nagira ngo mbabwire, hanze aha ubuzima tunyuramo bubamo ibikomere byinshi, ariko nta wundi wabasha kubyomora. Ni umugabo witwa Yesu. Uyu mugabo witwa Yesu waje agatamba igitambo gihoraho, niwe ufite byose mu kiganza, niwe ushoboye. Yesu ashimwe cyane.
aha rero ndavuga kuri Elisa avugana n'uyu mushunemukazi ngo amubwiye ngo azaba akikiye umwana. Ntabwo umushunemukazi yabyemeye, yaramubwiye ngo wibeshye umuntu w'Imana. Bishatse kuvuga ngo yarabyakiriye bibibye, ntabwo agifite n'inzozi zo kubyara wa mwana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bakundwa, duhumurizanye, mbahumurize mbabwira ngo nanjye mba nihumuriza kuko hari ibyo nkeneye ntari nasingira kandi nshaka gusingira, wenda bimaze imyaka. Nawe hari ibyo ukeneye utarasingira kandi ushaka gusingira cyangwa nabivuyeho. Aho niho nigeze kuvugira rero ngo hari n'igihe kigera umuntu inzozi akaba atakizirota. Uwarotaga kubyara akabireka akumva nta kirota izo nzozi, uwarotaga gutera imbere akabireka, n'uwarotaga gukiranuka nawe akavuga ati ibyaha binyizingiyeho inshuro nyinshi, ndumva noneho n'agakiza ntako nkifite, ndumva nta nako ngira ngo nkikeneye. Ndashaka kubabwira inkuru nziza. Yesu arahari kugira ngo ahindure, haleluya. Yesu arahari kugira ngo akore ibikomeye. Yesu arahari, ntabwo vuba hawe ariho vuba h'Imana. Iyo dusenga kenshi na kenshi, hari ubwo umuntu asenga akabwira Imana ngo ntibirenge ejo, ngo Mana ntabara ntibirenge uku kwezi, ntabara Mana ntibirenge uyu mwaka. Bene ayo masengesho abantu benshi barabizi ko bayasenga, ukavuga ngo Mana gira vuba ntibirenge iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka kukubwira inkuru nziza. Bishobora kurenga igihe cyawe ariko ntabwo bibasha kurenga igihe cy'Imana, haleluya. Byarenga umunsi wawe wa none wasabiyemo, byarenga ukwezi wasabye, byarenga n'umwaka wasabye, ariko umwaka w'Imana ntabwo ujya utambuka. Hari umwaka w'Imana, hari umwaka w'imbabazi, hari umwaka w'ubutabazi. Bibiliya iratubwira kuri aya magambo dusomye, Elisa yajyaga aza ngo agacaho akagenda, ariko igihe kiza kugera uyu mudamu ngo aramwinginga kugira ngo aziwafungure. Amaze kuhagera inshuro yahanyuze ahitamo kumwubakira akumba ko kuruhukiramo. Aho yaharuhukiye hose rero yaje kubaza ati tumukorere iki? Yesu ashimwe cyane. Ese twamusabira iki ku Mana? Ese twavuga iki? Haleluya. Ni igiki twabwira Imana? Ni igiki twavuga ku izina rye? Kuko niwe wanyurwagamo n'Imana kugira ngo igere ku bantu, ni nawe wanyurwagamo n'abantu kugira ngo abagerere ku Mana icyo gihe. Ariko twagiriwe ubuntu, twese twinyurira muri Kristo tukagera ku Mana Data. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Kuko rero uyu mudamu yari yaramaze inzozi ze zarapfuye, kuko umugabo ngo yarashaje, yabonaga ntaho agikuye uwo mwana, ariko umwana yari ahari. Kunyuraho kwa Eliya kwa buri gihe no kuzahaza kuhaba, umwaka w'Imana wari wegereje, cyangwa umunsi w'Imana wari wegereje wo kugira ngo ikore igitangaza muri wa muryango. Ariko umunsi w'uyu mugore wari waratambutse. Nitureba no ku mugore wa Abrahamu witwa Sara, igihe kimwe ngo abamarayika baciyeho bavuze bati igihe nk'iki gitaha Sara azabyara umwana w'umuhungu, ngo Sara araseka kuko inzozi ze zari zararangiye. Mu by'ukuri yari yararangije, nta nzozi yari agifite z'umwana. Murabizi ko yari yarigeze no kwishyiriraho inzira yo gushaka umwana. Ndashaka kubabwira inkuru nziza. Ntabwo umunsi w'Imana wari warenga, ntago amasaha y'Imana ararenga, yawe yarenga ariko ay'Imana ntiyarenga. Ay'Imana igihe ageze Imana irakora. Iki gihe rero cyarageze, uyu mudamu ahabwa umwana w'umuhungu. Bibiliya iravuga ukomeje hepfo hano twasomaga ngo nuko arasama. Nukomeza ukigira hepfo cyane, Yesu ashimwe cyane, ukajya ku murongo wa 18 ukagera ku murongo wa 29. Hano ni inkuru ya wa mwana nanone bari bamaze guhabwa, uburyo Imana yamurinze n'igihe yarageze mu rupfu ikahamukura. Iyo igihe cy'Imana kigeze, umwaka wayo ugeze, iguha umugisha kandi nta muvumo ugerekaho. Ariko ntibivuze ngo iyo iguhaye umugisha umwanzi ntabwo agerageza kuwiba. Umwanzi arabigerageza, kuko nusoma kino cyanditswe nk'uko twasomaga uzasanga umwanzi yaragerageje kwiba uyu mwana, ariko Imana kuko igihe cyayo cyageze cyo kumutanga muri uyu muryango, Imana yarakomeje iramurinda. Ndashaka kukubwira iki mukundwa? Dufite Imana, haleluya. Dufite Imana ikora, dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ikuzi kuruta uko wowe wiyizi, dufite Imana ireba no mu ndiba y'umutima wawe, dufite Imana ijya igusanga waretse no kurota ariko igasigara ibizi ko ukeneye za nzozi zawe wari ufite. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye kuzakabya za nzozi zawe wari ufite. Rero niba wararetse no kurota,
ndagira ngo nkubwire inkuru. Niba utakirota ibyo warotaga, niba utagisaba Imana ibyo wayisabaga, ongera utangire ubiyisabe, kuko Imana ntigikererwa kandi Imana ntiginanirwa, kandi Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Imana irashoboye, irafite. Yesu ashimwe cyane. Timoteyo wa 2 ibice 2 ku murongo wa 19 reka mpasome. Aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iri jambo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, gukora kw'Imana kuracyahari, imbabazi zayo ziracyahari, ubuntu bwayo buracyahari, guhaza kwayo kuracyahari. Nagira ngo nkubwire ngo humura, komera, ongera ushikame, subira hahandi wajya gushakira Imana. Ongera nanone ugwize imbaraga zo kwegera Kristo. Arafite, arashoboye, arakiza, abeshaho. Oh haleluya, haleluya. Twabonye Imana ikora ibikomeye, twabonye Imana ikiza abarwayi bari barihebye, twabonye Imana itanga, twabonye Imana ihindura amateka. Nagira ngo nkubwire, iminsi yawe yararangiye wowe iyo wishyiriyeho, ariko ntabwo iyi Imana yari yarangira. Nkubwire ngo ongera urote. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ongera urote, ongera utekereze. Yesu ashimwe cyane. Ongera. Amen. Ongera uhagarare hahandi wigeze guhagarara. Ongera wegera Imana, humura, irahari, urufatiro rwayo rurahari. Rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Uwiteka arakuzi. Buri muntu yiremeye mu kiganza aramuzi, aho yaba ari hose aramuzi. Ubaye uri munsi y'igiti arakuzi, niyo waba uri mu buvumo arakuzi, arakureba. Aho wihisha arakuzi, aho uririra arakuzi, aho unihira arakuzi, aho urwariye mu bitaro cyangwa mu rugo arakuzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu arakuzi. Urufatiro rwanditseho ngo Uwiteka azabe, gusa ngo abo ngabo bave mu bidatunganye. Abo ngabo Uwiteka azi, abo bavuga ngo Imana yacu, abo bavuga ngo Umwami Yesu, abo bavuga ngo Imana irakomeye, abo bazi kwibaho, ngo nibave mu bidatunganye. Yesu ashimwe cyane. Tunganya inzira zawe zo gukiranuka hagati yawe n'Imana. Shaka inzira itunganye, kuko Uwiteka Imana agufitiye gahunda. Ijambo rye ritubwirira muri Yesaya ngo azakujya imbere, aringanize n'ahataringaniye. Yesu ashimwe cyane. Nongere nkwibutse mukundwa, nkwibutse ijambo rivuga ngo ahari umunsi wawe wowe wararangiye, uwo wishyiriyeho. Ahari umwaka wishyiriyeho wararangiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imyaka Sara yari yarishyiriyeho yararangiye. Ahari n'iyi y'uyu Mushunemu yari yararangiye. Niyo mpamvu yanabwiye umuntu w'Imana, aramubwira ngo oya muntu w'Imana we, ntubeshye. Bisobanuye ngo arasa nk'aho atakibikeneye, kuko imyaka yishyiriyeho yararangiye, ariko iyi Imana ntago yarangiye. Urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyahagaze bakundwa. Urufatiro rw'Imana rwanditse ko Uwiteka azabana be, arakuza ahuri, arakureba. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo amahoro ya Kristo akuganze, imbabazi z'Umwami zigutwikire. Arashoboye. Ongera urote, ongera usenge, ongera wizere, ongera wambara imbaraga. Aho uryamye mu buryo bw'umwuka habyuke, aho wacikiye intege ongera uhambarira imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo njya nkunda kubwira abantu benshi, njya nkunda kuvuga ngo ahantu wahuriye n'ibikomere ntuzigere wifuza kuhava, kuko Umwami agiye kuza kugutabarira hahandi wakomerekeye, aho niho agiye kugutabarira. Umwami agiye kuza ku mwaka we ukwiriye, atari ku mwaka wawe ukwiriye, kuko wawe wararangiye. Niyo mpamvu tujya tugera igihe ibyo twasabaga tukabireka, tukavuga ngo ubwo niko Imana yabihisemo. Imana yahisemo ibyiza, ibyigufitiye ni ibyiza, imigambi yayo ni myiza kuri wowe. Yesu ashimwe cyane. Hano rero twakora iki? Reka mvuge ngo ikintu twakora, rushaho kwegera Imana. Rushaho kwegera Imana,
aho wumva wacitse intege, aho wumva utakirota, aho wumva usa nk'uwabivuyemo, ongera wegera Imana kuko umwaka w'Imana urahari. Uwawe wararangiye ariko uwayo urahari. Isaha yawe yararangiye wayihaye ariko iy'Imana ntago yarangiye. Gukora kwayo kuracyahari. Yesu nashimwe cyane. Wemere ko ishoboye byose. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere gera Imana cyane. Icya kabiri emera ko ishoboye. Yesu nashimwe cyane. Niyo ishoboye ibyo udashoboye. Ibyo umwana w'umuntu yashobora yabikora, ibyo wowe washobora wabikora, n'ibyo umuturanyi wawe ashoboye yabigukorera, yewe n'ibyo umuvandimwe yashobora yabigukorera. Ariko hari ibyo wowe utashobora, hari n'ibyo nawe atashobora. Hari indwara umuganga atavura, hari indwara utabasha kwikiza, ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo bimeze bityo hari ubishoboye ari we Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya gatatu, umurekurire ibyawe byose. Biterure ibikuremerera, biterure ibikugora, ubimushyire. Yesu ashimwe cyane. Ubimurekere, umubwire ngo Mwami ngibi ni wowe wabishobora. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Reka nongere nkubwire ijambo rivuga ngo urufatiro rw'umwami ruracyariho. Uwiteka yanditseho aravuga ngo Uwiteka azabe. Urufatiro rw'umwami rurahagaze, kandi kuri urwo rufatiro abo be azi nawe urimo. Aho handitse ngo Uwiteka azabe, ntago yigeze yandika ngo nzi kanaka gusa. Nababwiye ngo nitwa Joyce, ntago yanditseho ngo nzi Joyce, nzi kanaka, nzi Emi, nzi oya, ahubwo azabe. Tuvuge ngo amina, haleluya. Azabe nawe urimo rero, nanjye ndimo. Nubwo wumva urushye ariko arahari kuguhumuriza. Imana ibagirire neza, amahoro ya Kristo abaganze. Nongere nsubire muri ya magambo atatu nababwiye. Rushaho kumwegera, icyo ni kimwe. Wemere yuko ashoboye, ibyakunaniye warabishoboye. Icya gatatu, umurekurire ibyo wowe ubona ko utashobora, ubimuharire. We kumenya ko abishoboye gusa, ahubwo unamenye ko wowe birekure. Numara kubirekura uzabasha kugenda wemye n'igihe bizaba bitarakoreka. Nagira ngo nkubwire ngo umunsi w'Imana rero uracyahari gusohora, uwawe niyo waba ubona ko warenze. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Ndagushimiye Mwami Imana Nyiringabo, icyubahiro n'ikuzo Mana ndabiguhaye. Mana ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe tuganiriye, Mwami ryo guhumurizanya, guhumuriza imitima. Ntago ndi intyoza yo kuvuga gusa Mwami, ku ijambo ryawe ryiza wampaye kugira ngo nganire n'imbaga y'abantu bagiye gukurikira cyangwa bakurikiye. Mwami Nyiringabo, aba ari wowe uriherekeza mu mitima yacu kugira ngo ribashe kubyara umusaruro. Womore ibikomere by'abakomeretse, ukiza abarwayi barwaye, uruhura abaruhijwe n'ibibazo bitandukanye. Utabare Mwami Imana uwumva yarangije ubuzima bwo muri iyi si. Hari igihe kigiye kigera umuntu akavuga ngo ndumva mburangije. Mwami, iyo utarashyiraho umunsi w'iherezo kuri uwo muntu, uba umufitiye gahunda. Ndazi Mwami ko abantu bose bakiri abakandida b'ibyiza. Mu izina rya Yesu Kristo rero, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo urufatiro rwawe rurahagaze kandi rwanditseho yuko uzi abawe, Mwami reka abawe bose ubapfumbatize mu kiganza, he kugira ugucika na rimwe. Ukuboko kwawe kwiza kube kuri buri muntu. Nsengeye umugisha Mwami buri umwe wese. Nsengeye umugisha abayobozi b'uyu muyoboro, iyi televiziyo Mwami, baha umugisha. Nsengeye umugisha abantu bose bari bwumvira ijambo. Nsengeye umugisha Mwami Imana igihugu cyacu. Nsengeye umugisha isi yacu dutuye. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro yawe n'ubuntu bwawe biganze buri umwe. Imigambi y'umwanzi ndayinanije. Ntegetse imbaraga z'umwijima zabasa abantu b'Imana. Hari izafashe mpira imitima y'abantu, hari izibatera kwiheba, hari imyuka igibananiza, hari imyuka y'uburwayi. Imbaraga zose z'umwanzi zatatse abantu b'Imana ndazitegeka ngo zirekure mu izina rya Yesu. Turakwakiriye Mwuka Wera ngo ugendagende kuri buri muntu wese uri bwumve kino kiganiro. Ndetse Mana nsengeye n'abandi batari bucyumve ariko wabasha kubasura aho barahariho hose. Urakoze, izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen.